Hello guys, tubashimiye kuba mudahwema gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Muri kano kanya tugiye kwereka uburyo wakora live kuri YouTube, wakora live ya audio mu gihe ibisanzwe byari bimenyerewe wari uzi ko ukora live ari video. None hari uba ushaka gukora live ariko mu buryo bwa audio utagaragara ariko live yawe igakomeza ndetse ikaba stream. Muri kano kanya nibwo buryo tugiye kukwereka abenshi bigenda bibacanga bikabananira kuba bakora live ya audio, mugenda muyibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bari gukora ama live, ariko ugasanga kuri ya live hariho thumbnail ihari yonyine, noneho amajwi akazana none ari mu buryo bw'iki bwa audio nta mashusho urimo kubona. Nibyo tugiye kwerekana muri kano kanya. Ngushishikariza nimute wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Tudatinze reka nze dutangire twereke. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Nk'ibisanzwe noneho urafata telefone yawe, nimba ariyo ugiye gukoreraho live, ufungure YouTube. Ukimara kuyifungura urahita ugera nyine kuri dashboard imeze uku nguku. Then numara kugera aha ngaha urahita ujya hano hari akamenyetso ko guteranya. Okay. Aha ngaha hano hasi hano hari akamenyetso ko guteranya, then uhakande umurengo ugiye kwa uploadinga video. Uragwa hano ni kwa uploadinga video shorts cyangwa se live. Icyo uri bukore urahita ujya hehe, urahita ujya hano handitse live. Okay, urahita ujya hehe hano handitse live, then uhakande aha ngaha. Then umara kwakanda telefone yawe irahita kuzana hehe kuri kamera. Nyamara kuguha kamera urahita ubona kamera nyine ni iyi ngiyi. Okay, then kamera urabona iri gufata amashusho. Icyo uri bukore urahita ugira ute, urahita uza hano ubona akamenyetso k'iki ka video aha ngaha aha. Then numara kuhaza ugira ute, ufunge ya video. Urabona kamera yacu twagize ute, twamaze kuyifunga, ariko hajeho ikirango cy'iki cyo kuri channel runaka tugiye gukoreraho ya live yacu y'iki ya audio. Then numara kubikora gutya urahita uza hano hari agakaramu, akamenyetso k'ikaramu. Okay, aha ngaha hano niho irute, niho uri buze kurute guhita ukanda, then ugakandeho. Numara kugakandaho urahita uza hano hejuru n'ubundi hari agakaramu. Ubwo icyo gihe uraba wamaze gutegura thumbnail ugiye gushyiraho kuri ya video cyangwa se kuri ya live ugiye gukora kugira ngo abantu babashe kuyibona. Then numara guhitamo reka tuhakande, urahita ubona hano hari take thumbnail and upload thumbnail. Hano take thumbnail ni thumbnail uri bufate ako kanya. Urahita ukoresha telefone cyangwa se kamera yawe urimo gukoresha, uhita ufata ifoto muri ako kanya uri kuri set, ukore live cyangwa se upload thumbnail. Aha ngaha uraba ugiye kugute, uraba ugiye guhitamo muzo ufite ushobora kuba wagize ute warakoze. Twebwe hariyo twakoze, niyo mpamvu tugiye kuyihitamo. Okay, tutegereza gatoya turamiranga abakoze back, tugaruke gatoya inyuma dutegereze thumbnail amafoto yo kuri gallery yacu twagize ute twakoze cyangwa se thumbnail twahisemo zibashe kuza aha ngaha. Then urabona ko thumbnail zagize ute amafoto dufite muri gallery yacu zagize ute yaje. Noneho icyo turi bukore wenda tureka duhitemo ifoto imwe mu mafoto dufite. Okay, iyi ngiyi yabaye full screen, then ugira ute urayiminimizinga gutya, ugira ute ikaba yabasha kujyamo. Urabona thumbnail twahisemo ni iyi ngiyi ya live tugiye gukora y'amateraniro y'ivugabutumwa. Okay, icyo uri bukore urahita ukanda hehe, urahita ukanda hano kuri save aha ngaha ubona, then usavinge iyi thumbnail.
numara kuyisevinga urabona yagize ute yagiyeho. Niba amaze kujyaho urahita uza hano kuri title, hano handitse Rubavu Media TV is live. Nusevinga bimeze gutya niko bizaza, ariko live yacu tugiye kuyita izina, reka wenda tuyite amateraniro y'ivugabutumwa. Okay, reka tuyite amateraniro. Urabona ko kwamaze kuyita izina. N'icyo uri bukore urahita uza hano hari public, n'ubundi ukomeze live yawe kugira ngo ikurikiranwe n'abantu benshi, urayigumisha iri public. Nushaka ushiremo description n'andi ma option menshi ugomba kugira ute gukora. Noneho turahita dukanda hano next hasi, hano ahangaha, then dukore next, dukore is low nyine. Nimba wa uploading uciye kuri iyi YouTube izi allows zose urazizi, then dukore go live. Ahangaha hari go live. Okay, ahangaha niho turi bukande, then tuhite tujya ya live. Urabona noneho live yacu igiye guhita itangira. Aka kanya live yacu yatangiye. Nimba yatangiye rero urahita ubona hano hejuru yagize ute yatangiye kubara. Okay, noneho urabona aho hejuru duciye akarongo, aho ngaho niho ubonera live yawe igihe imaze, aho ukabona n'abantu barimo bayikurikirana ndetse ukabona n'ama likes ugenda ugira uko live yawe ikomeje gukomeza. Aho mbese niho ubikontororera ukareba uko live yawe ihagaze muri ako kanya urimo kuyikora. Noneho iyo ushaka guhagarika live yawe, ushaka kuyisoza, ukanda ku gakuboko hejuru, none bakakubaza ngo mbese live yawe urashaka kuyihagarika, are you sure you want to stop streaming? Iyo ushaka kuyihagarika ukanda hara kuri okay, abo ushaka kuyireka ugakansaringa. Nayo twebwe live yacu dushaka gute kuyihagarika tugakomeza. Urabona ko live yacu twagize ute twayihagaritse iri public, tugiye gukora done. Tuza hano nyine mu gihe ya live yawe urangije kuyikora mu gihe runaka tutazi, nimba ari y'amasegonda nimba ari y'amasaha, ni kuriya ubigenza, then ugakora done. Urabona ko ya live yacu igiye kuba process. Niba igiye kuba process, ubwo nimara kuba public neza, aka kantu k'akagufuri kari ahangaha, okay, akangaka karahita kavaho bibe public. So nyabona ko hari n'izindi live twagiye dukora. Urabona hari live zifite amasaha 2 gutyo kuzamura, bivuze ko uburyo bwo gukora live mu gihe cy'amasaha aribwo buryo bwiza bwo kuba wakora ayo ma live. So guys, nimba uri kubona ko hari icyo iyi video igufashije, kora subscribe nyaboneka kuri iyi channel. Urabona n'utuntu tworoshye, ni channel yitwa ICT Rwanda. Urabona nahanga iyi ngiyi, aho wakora subscribe ni ibintu byoroshye. Then wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona buri notification yose igeze kuri iyi channel. Ciao, reka tuze kubana muri video ziza gukurikira.